Ibi byiza nshuti bakunzi bateho Barasa Network. Ni mukore subscribe, like ndetse muna sharing. Ndagira ngo urumva ibintu bijyanye n'imibare nyine harimo imibare myinshi. Nacyo gituma kubwira ko muri communication cyangwa gutanga imibare myinshi nabyo hari gihe bituma abantu badasobanukirwa neza. Gusa hari ikintu abantu baba babona. Sibi? Hari reality. Ukuri nyako. Nako muri twavuga ko ukuri nyako. Uko buryo abantu bemera ngo ukuri nyako iyo habaye ubushakashatsi. Ariko nanone hari byo bakubwira ngo ukuri kurivugira. Ariko iyo ugiye kureba ugasanga abantu badakora, badafite icyo bakora. Muri rusange urumva yego nta bantu benshi. Ahanga baravuga abantu hafi miliyoni 3. Babonye babivuga urimo gusoza ngo batari ku isoko ry'umurimo. Yego barimo hafi 46% bakora ubuhinzi buciriritse na 15 n'ibice 8 birenga abanyeshuri mu gihe 38 n'abageze mu zabukuru. Abafite ubumuga n'abandi bacitse intege batagishishikarira gushaka imirimo. Bose abo baratari benshi hafi miliyoni 3 ujya kureba aba bantu batunzwe nande. Iyo ugiye kureba usanga batunzwe batunzwe nabande bagokera abandi nibandi babafasha kugira ngo babeho. Aha rero niho haba ikibazo gikomeye cyane cy'ubushomeri. Ni naho bakwereka ko hari abantu muri famiye uzasanga bigeze kubikora n'ubushakashatsi mu bibazo dufite cyane mu Rwanda no muri Afrika. Ugasanga nko mu bana 8 urumva umubyeyi yabyaye, ababyeyi babyaye wenda barahungaho ni babiri, famiye zigizwe n'abantu 10. Hari nk'umwe ukora cyangwa babiri, abandi bose bakagendera kuri wa wundi cyangwa babandi babiri. Abo bantu bakazabaho ubuzima bwose navuga ko baritangiye abandi. None babandi bakabaho bajya gutangira gutera imbere no bakaba bamwe bagahura n'ingorane n'ibibazo. Vugisha ukuri. Ibyo rero basanga umuntu yabaye muri ubwo buzima nta terambere azigeragira. Abantu batubwira ko bafite akazi ushaka kwibaza ngo akazi bafite ntakaye. Ugasanga umuntu nko kubivuze atunze mama we, atunze se, atunze ari umuntu abe 6-7 ahembwa 80,000 anakodesha. Muvandimwe wanjye PD tuvugisha ukuri ako nakazi nyine muri we nyine ntabwo bari akazi. Nibyo twavuze ko abantu bakora akazi barwaye bafite ibibazo by'imitekerereze by'ihungabana. Uzasanga isho nyinshi afite ibibazo by'ihungabana atanasinzira. Ntabwo ashobora gusinzira. Impamvu adashobora gusinzira ni ibyo bibazo byose biza bikamwitura hejuru. Rero bisobanuye ngo mu gihugu cy'u Rwanda kapitalisme hejuru. Kapitalisme rero isi irimo kugera yerekeza abantu bose barakora ku nyungu zabo. Uziko imiryango yabo. So ni ngora bishoboka byose kugira ngo iyo miryango urumva itera imbere. Urumva ariko gutera imbere rimwe na rimwe bikagorana kubera nk'ibyo watangagaho urugero. Watera imbere ufite abantu 10 cyangwa 8 ugomba bari kugafuka kawe. Ariko utuma babeshaho kugira ngo babeho barye bagire gute. None ukazasanga ba bantu koko aho gutera imbere ibibazo byarabaye niho uzasanga mu mafamiye amwe namwe. Uruziko n'uwo muntu umeze gutyo ari usanga atabyibushye cyangwa yarananutse akagenda kandi bitewe n'ibyo n'ibibazo baba. Bese ngi tuvugisha ukuri. Uye aho kubishyira mu mirwi bifate kekereta ngo ko bigenza. Fata ngo telefone yawe zewe ko bigenza. Ufashe uhemba 80,000. Sibyo 80 ku kwezi. Utuye Sonatibe ukorera mu gaciro kubakisi ka Gisozi. Ubwo kuri Butamoso uratega nuva ngo ndihangana urazamuka Kimironko n'amaguru ufata imodoka igusige pfiriye. Fata transport y'amafaranga 280 ukuba iminsi 28. N'umuntu wese agomba gukora iminsi hafi 8 cyangwa iminsi 6 yose. Fata ukuba iminsi 28. Sibyo? Kabikwereka nihuse mu mibare neza kugira ngo wumve kuntu umuntu akorera 0 no kurwara ubuzima bikwiriye. Uwo muntu ahubwo iyo mibare yawe ntabwo iza no guhura na gato. Nyine cyo kugomba gukora muri marinazi ibwo mu madeni iyo ngira kabisha. None yarembye 80 atunze famille inzu ya make yabakodesha muri Kigali. Kigali bafite inzu yadakodesha. none bivuga ngo ariko koreshe 10,000 sibyo na 340
ukwezi ku kwezi niba atega ubwo wumve yagejeje kugira ngo atege noneho basigaye ngahe 60 na ukuremo inzu nta nzu y'ibindi wabona cyangwa icyumba kimwe mu mafaranga y'ibihumbi 50 ntabwo umuntu amaze ukwezi atarya kandi akabyuka kare akajya ku kazi agataha akagura irindazi naryo ryikopesheje bivuze ngo yikopesha muri botike amezi 3 hanyuma akazamuka ukwezi kumwe akagenda abeshya ko afite akazi ni gute umuntu atahungabana ubushomeri bugabanyuka ariko bibaze ngo ihungabana ryaramwatatse bikomeye cyane ntegereza ko abaduteze amatwi cyangwa abatwumva baze kubitanga ibitekerezo batangiye no kubiduha ariko iyo ugiye kureba ni nacyo gituma bakubwira bati hagombye kubaho umushahara fatizo w'umukozi umushahara fatizo w'umukozi yaba ari nyakabyizi yaba ari umukozi ukorera ku kwezi uhembwa yaba ari ufite kontra yaba ari n'abandi badafite kontra urumva ibyo byose byagombye kuba bizwi ahubwo ikibazo ahantu gipfira n'ahantu hamwe minisiteri y'abakozi ba leta n'umurimo ibyo byose yagombye kuba yarabideterminye kera byararangiye umuntu bakavuga ati niba ukora ibi bigomba guhera kuri umushahara kuko bakoresha bamwe na bamwe usanga ari abagerageza hari n'abatagerageza hari n'uprofita mendevre kuri ko abantu bakennye cyangwa bashonje akajya bakubita umushahara we ntica n'ikiza none abo ngabo uzi ukuntu bimeze bwana Dunia abo ngabo bitwa ko bafite akazi ariko bitwa ko bafite akazi ariko ushyize muri realite nabo ni abashomeri kubera ko ni abashomeri ibyo bakora byose batanga amaraso yabo cyane ariko wajya ukareba ugasanga ntashoboye kubaho none umuntu arakora akamaro kwezi kose atarya nk'uko babivugaga akarya irindazi hari nawe njya mbona atangira akazi biriraga ibigori ugasanga rwose wabikura hejuru mu gihe bidahari ntabihari kuko wabyo nibyo baryaga bakarenza n'igikombe cy'amazi bakagura n'igisheke cyangwa bakagura igisheke kingana gutya cyangwa kera hakiboneka n'inanasi bakamuha nk'agapande k'inanasi uwo mukozi kandi agiye nko kugikwa agiye kuzamuka muri etaje hejuru agiye gukoresha ingufu zingana gute z'umurengera nyinshi ku buryo bamwe bakubwira ko hari n'abakora ngo bafite isereri abantu babyumve neza nuko buriya umubiri wawe ntabwo ufite intungamubiri nta mbaraga nta kintu burya nta ntungamubiri ufite ntazo icyo ni ikibazo gikomeye cyane abantu bagomba kuzatekerezaho ariko cyane cyane biterwa n'iki n'izo ingamba zagombye gufatwa ariko ugasanga zirafatirwa abandi zigomba gufatirwa abakozi nyine muri rusange ariko reka mwereke ku kintu cyabaye mu minsi yashize hari umwuga kwanza n'umuganga twaganiraga ejo bundi w'umwefirimieri ambwira ukuntu bo bakora amasaha menshi ariko ntibabongeza ati ubu ngubu barimo baraturusha guhembwa neza niko yambwira ngo umwefirimieri ati kandi dukora amasaha menshi tugakora n'amasaha y'ikirenga ingo zabo kujya gukora nijoro ujye ubibona urahembe n'umuganga sibyo ariko akamubwira duhere ku musekirite ntabwo turi meshoningi kubyumva umusekirite uhembwa 40 tuvugishije ukuri akarinda umuntu winjije miliyari ku kwezi ubu usanga ku mafaranga no kubyumva umuntu akagutuma kuri banki abanyarwanda n'abagwa neza ugiye kuverisa miliyoni 30 mu gikapu aguhemba 50 yanagukase none se fata ikindi gutwara umuntu uri umushoferi uhembwa 80 kamutwara ukageza i Butare akava mu modoka akajya kurya akongera akaza kandi akubwira ngo urware neza no kubyumva umutwereza we yariye kandi ushobora kugira ngo isereri ukagwaho ngaho ukavayo kamubwira noneho nawe tuvuga ikigo kamubwira noneho ugeze kuzira abana baje gukira kigo hariye abizi kutariye aragutasha yine z'ijoro kandi sakuri ngo watonzi we uko byumva ariko hamwe umuntu azakora igishana giti oya hari bamwe mu bagwa neza bafite umushoferi ni bamwe adashobora kugenda ngarye wenyine muri restaurant batari kumwe bagasangira akavuga ati cyangwa wenda reka mbe nguhaye ngo bagasangira ni bake ariko barahari uvuga ko badahe Samaritan uzamunyereke ubwo gusangira n'umukozi muri restaurant bibaho hari umuntu wigeze kubimpaho ubu buhamye undi aramubwira ati basi boss ngewe unyihera yanjye ku ruhande nigire hara ku ruhande bagasangira mu unyemereye mvuga ikintu kimwe
mu bushomeri n'ubwo ngo bavangwe ntabwo byagabanutse sava bagagaje imibare n'ibyo ariko twebwe dutuye aho dutuye tubona umuntu umaze umwaka adafite akazi rero umwaka wongeye ukarangira tukabona umuryango ubundi ubayeho nta kazi ufite imibare ntabwo tuyihakanye ariko ni imibare nk'uko bivuze ariko kuri tele tubamo mu buzima tubamo iwacu sibyo wakoze ino mibare wamutuma muri karitsiye atuyemo yasanga bimeze biti ikintu kimwe ubushomeri gucika harimo kuza amakampani mu bubiko bwa kenshi cyane bagira abanyarwanda bagiramo access kabiri amashuri ya kaminuza sibyo afashwe uburyo atanga ubumenyi butuma umunyeshuri ashobora kwihangira umurimo ave ku kazi ntazotegereze ngo iwabo nibo bagomba kumuha akazi cyangwa bagomba kumuha umutahe gatatu amafaranga igishoro twara benshi bazi ko ngo bagomba kubaha igishoro kugira ngo bajye muri business akavuga ati nta bundi kandi abandi bashobora kujya gushaka akazi yamara gushaka akazi kakaza kagakuramo igishoro gatatu akazi muri leta tubona hari nibavuge ngo imyaka 50 passes 50 hoya menya ahubwo ari 65 aha 65 ni imyaka myinshi cyane ni imyaka myinshi cyane ku muntu ku bantu bafite urubyiruko rushaka akazi ku bantu basaba 2,000 buri mwaka bagiye kaminuza ni imyaka myinshi cyane 65 ni imyaka myinshi cyane kuba ubwabyo bwo gusohotse mu kazi none se nuva ku ntebe 35 oya ariko hari ibihugu bimwe na bimwe it depends hari ibihugu bimwe na bimwe bakubwira ko imyaka 65 cyangwa 55 ahubwo ati hari umuntu ugeze ku myaka 55 ahubwo yaranegekaye yagombye kuvuga wese ubwo banze nyubere ndavuga kumva point yake atari ugeze 55 ahubwo yagombye kuva mu kazi abandi bakubwira ati hari ibindi bihugu usanga umuntu ageze ku myaka 65 afite ingufu ati rero ibyo rimwe na rimwe akavuga ati ahubwo bagombye gushyiraho close imyaka ntarengwa ni iyi ngiyi mu gihe ariko umuntu yaba ameze gutya na gutya agakomeza agakora ariko nanone icyo gihe niba bigeze kuri 60 kugeza ku myaka 60 akaba ariko yemerewe gutangirwa sécurité sociale indi tanu niba bashaka kubikora kwera ingufu afite nta sécurité sociale ikikubwira no kuri bizagorana abamufuaze twaje ejo bahanganye na leta kubera ibyo bibazo icyo kintu kibaye barahangana bya hatari n'ubu mpamvu bahangana nabwo none bizare mu Rwanda si bibwira bakiri bigorana nabwo bari capitaliste iteye ubwoba none se aho umuntu soro ngo haje ibintu bya covid hari abantu bifuza ko tugomba gusubira muri guma mu rugo kuko wowe nurira ngo wabuze amafaranga covid gute soro n'ibyo kuguma mu rugo ni covid cyangwa Marburg n'ibyo wowe ndakubwira ni igihe cya covid twagize cyaguma mu rugo sibyo hari abantu nibavuga gute mu izina nyirizina sibyo ariko hari abantu bungutse rwo hejuru wowe mu gihe twebwe turiranga amafaranga yarabuze bakubwira ati twe twarungutse tumeze neza wego bakoye amafaranga yego sibwo byumva uyu munsi rero twaba ko ari capitaliste ubwoba ko bavuze ngo guma mu rugo iratangiye umuntu akagenda akagura imifuka 10 cyangwa 8 y'imiceri yose kayimaramo akayijyana iwe bivuze ngo nagatekereje kuri wa muntu w'umukene ujya kumara ibyumweru 3-4 ari mu rugo atabona n'icyo kurya niyo mpamvu ubona ibiryo byatangiye kubura cyagiye uyu munsi nsoza poe yanjye leta nishaka uburyo bwayo bisije bwo kwihangira imirimo irebe n'uburyo imanaginga aba bantu bafite amafaranga kubyumva bavuga ngo uyu muntu urimo guhembwa 30 imyaka 5 ikarangira 6 ikarangira mu myaka 50 ye azaba hati niba umuntu umuhembye imyaka 15 60 cyangwa 70 noneho akamara imyaka azajya imyaka 50 se ngo azaba akiri umuntu afite imbaraga nta bwiteganyirize afite uyu muntu uzi ko umuntu atinya kuvuga ngo ndeka akazi akemera gucunaguzwa akemera akagira gute ntabwo nareka akazi kubera ubuzima buba arimo kandi nanone ahembwa inica n'ikize ahubwo se niba uguvuze inica n'ikize hari ibintu bimwe bikemuka ibi byiza nshuti bakunzi bato Barasa Network ni mukore subscribe like ndetse muna sharing